ndamuganisiko nimbuki umushaka ubwo ndajya muri Nyabarongo nibutse ko ntari Kigali Nyabarongo nari buyijyemo ndajya ku Kibuye kugira ngo menye umwana uko ameze. Umwana sumwibutse kubera ko ari muri kaminuza icyo gihe nta yarahari noneho wamukorera icyo gihe nta yarahari igihe utinyuka kugurisha inzu ukasiga uvuze ngo umwana wayimwanditseho nta mafaranga twaye dufite bahura iki arababarirwa sibyo ubu surashaka imbabazi nyuma y'imyaka ingana gutya nta soni ufite kuba umwana ageze muri kaminuza nibwo uri kumwifuza none se ubu ngubu uzishimira ko nzagenda ngwagwa mu muhanda vuga ahantu uzaba uri wicaye muzane muhure utaranyeretse umwana gushyingura sinywa runini ndanywa agapeti nutakishyura papate ubireke hangana nawe ntadusebye ubireke na Keza yarankurikiranye kuva mu bukene bwanjye kuva igihe amafuti yose nagiye nkora Keza namusabaga imbabazi nkamubwira icyatumye nyakora nutakishyura ukareke ni inote y'igihumbi ihangana niyo kigomba kura gasuwe zamuka kimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje mwese mubana natwe umunsi kundi mwese mujya muri comment mukatanga inama n'ibitekerezo ndetse n'ubundi bufasha mugenda mutanga bugiye butandukanye ndabasuhuje cyane uyu munsi ndi kumwe na Vicky ndetse no mugabo we wa kera cyangwa se n'uwahoze ari umugabo sinzi uburyo niba navuga wahoze ari umugabo we niba kiri umugabo ariko umugabo we ntago yabakiriwe kuko ntago babana ariko n'umugabo babyaranye kera ari we Papa Teta hari yaciye higiye batabonana nawe baherukana kera hari igihe iminsi za nyine gatandukanya abantu ariko kuri uyu munsi burya abantu babyaranye ntibapfa gutandukana hagati y'abantu iyo harimo umwana gutandukana burundu biba bigoye haba hari ikintu kikibahuza haba hari amaraso akibahuza rero uyu munsi bahuye kandi nabonye nge wari byiza kuko no umugore n'umugabo bagiranye ibihe byiza nyuma ntibyagenda neza ariko nta mpamvu yo kubana nk'abanzi uyu munsi rero Papa Teta yifuje guhura na Vicky nyuma y'igihe kinini wenda hari impamvu yindi ntazi yifuje guhura nawe cyane ko batari baherukanye ko biri kose hagati yabo umwe yarakumbuye undi niko nge mbitekereza ariko bo baraza kutubwira wenda ibintu bihari byanyabye impamvu yatumye bahora reka mbanze mbaye ikaze ubundi tuganire turaza kumenya impamvu uyu munsi badutumyeho Papa Teta nguhaye ikaze rero murakoze cyane ubwanwa kutakibugabanya none wabaye shehe izuba ntabwo riri gukubitamo bukakotsa kuri kw'Imana ubwanwa ni bwiza nta kibazo cyane pe Vicky nawe tongeye tuguhaye ikaze murakoze cyane Keza umugabo se wamusuhuje ahoberanye neza papa w'umukobwa bose dore nanongere kumusuhuza nta kintu bitwaye ntabwo ariko muri gukwiye gusuhuzanya cyangwa gukwiye guhoberana ngereranyije igihe kiba gishize njye numvaga mwakabaye muhoberanye oya kumwese muhakana nk'ari icyaha burya biba bihagije bitewe uribuka ukuntu kera twaye tumeranye nabi se ndatekereza atari ko bimeze hari igihe ushobora kwibutsa umuntu ibyahise wazana ibintu byo ukikura naho wari uje ugasanga hari ikintu umuhungabanyijeho niyo mpamvu intoki nta kibazo Papa Teta rero impamvu turi kumwe hano ye Vicky yifuje guhura nawe mu gihe hari inaha ko urabizi ko adatuye inaha bwira ko hari ibyo umukobwa yamutumye kandi nawe urumva nimba umukobwa yamutumye urumva abamutumye nka mama we kuko abazi ko washobora kukubona
arambwira ati uzanshakire papa Teta tuvugane, nge sinamuhamagara ngo duhure twenyine kubw'impamvu ze, wenda yaza kuza kutubwira hari ibyo nshaka kumubwira nka papa w'umwana, niba koko ari papa w'umwana hari ibyo umwana akenera cyangwa se agomba kuvuga ati nkeneye ibi nk'ababyeyi, kandi byaba ari ibintu bishoboka mukabimuha kuko ni umwana wanyu. Arambwira ati rero nagira ngo duhuze hanyuma mubwire ibyo umwana we yifuza. Nagira ngo amubwire Vicky uvugane n'umugabo nyine mubwire ibyifuzo umukobwa wawe yifuza cyangwa se ibyo yaba yagutumye. Ariko wisanzura useka wirakara gashaka kurakara. Ntabwo ndakaye Keza. Okay. Nongera gushimira ndetse ndanaramutsa abakunzi ba Keza TV show. Muraho. Sama nziza. Turi muri sama abasha kujya ku Gisenyi n'ahandi za Kibuye, izuba rimeze nabi. Ariko sama nziza, reka tuvuge ngo sama nziza ko bashoboye ahantu bajya kuruhukira. Ndabasuhuje. Ubwo ni ku ruhande rwa Keza TV show. Kunzi ba mama wanje, mana yanjye. Jewe ntabwo nshaka kuzapfa nakoze ubukwe ngo ambere ngenda mushaka nka marene. Ibintu tugiye kuvuga hano hari umugabo. Wenda nitwe tuzarongorana. Iki kandi ngiye kuryoshya ibintu. Rwose nka marene sinshaka kuzapfa nakoze ubukwe. Ntabwo yenze umuntu tuzabukorana, ariko Keza mufata nk'umubyeyi wanjye. Rwose ke ndagukunda pe. Ubwo nsuhuje abakunzi ba Keza TV show ku ruhande rwayo, ku ruhande rwanjye rero nanjye abakunzi ba Vicky cyangwa mama Teta. Rwose namwe yambiye, mwese yambiye, ndabakunda cyane. Ndi hano rero uyu munsi nibyo koko ngo Keza bivuze. Namenye amakuru yuko papa Teta yashatse kumenya amakuru y'umwana we kuva hashize igihe pe, kuva umwana yabona amahirwe yo kubona diplome akajya muri kaminuza, ntabwo barabonana. Yarabyumvise papa Teta, ariko ntiyabyizera, ariko nibyo cyarabaye rwose. Njye numvise avuga ko anshaka ariko yashakaga na Teta, ariko Teta ku mpamvu ze bwite ntabwo yabashije kuboneka. Hatari nawe se kuguhari. Kandi ahatari nanjye mba mpari ntiyabashije kuboneka. Ikinyekeje hano rero cyane bwa mbere, Teta umunsi umwe tweceye turaganira, burya mw'abantu mwe kutiga biragatsindwa. Kutiga biragatsindwa. Umwana yageze harambaza ati se mama ubundi kuki utagira imbabazi? Imbabazi kubijyanye n'iki? Ubwo burangije ndavuga ni Teta imbabazi kubijyanye n'iki? Neza papa wanze kumubabarira burundu. Uwo munsi nararakaye cyane ku buryo ijoro ryose ntigeze mvugana nawe. Nimubabarira kubijyanye n'iki? Ati mama ubushize yaje arwaye ndabimenya pe, menya ukuntu wamushushubikanije byose narabimenye. Ma nanubu ntabwo urabasha guha imbabazi dati. Damani ibi bajyaga babivuga ko abana b'abakobwa bakunda base nkagira ngo nukubeshye. Utangiye kunkora ibyo ngibyo mbaza siko n'igihe yadutereye. Ati mama niba ntabwo ndi buvugira hano imbere ya kamera, sinzi wamubwirije uwo ari we. Yatangiye kumbwira ibintu byo kutababarira, ukuntu ari bibi. Ati papa nubwo yaguhemukiye ariko ma nawe wasanga atarari we n'ibiki. Ati basi giye mama hirwe yo ngo mwiyereka abone ko wibyo atakoze. Hari abantu batugiriye neza babikoze, kandi siwe ngira ngo mbigire, ndagira ngo shimira Imana. Atariko ongera unyereke papa ari bwarimwe. Yego aho niho nahise mbona ko abana bibagirwa ababyeyi babo. Ati mama rwose mbabarira basi bwarimwe, mbonane na papa wanjye ndamwangira ndamukanira. Naramukaniye mana yanjye. Bajya bavuga ngo inzoga ni mbi. Uwo munsi naridoroze pe, nanyweye inzoga, dore ko abakunzi banjye wenda abankurikira benshi n'abarokore.
akora igihe kubera ko yakwibukije papa we ari igihe agahinda kagufata ke nari mfite ibihumbi 5 nanagiye nimiza udupeti mitsingi nka 4 nza kutunywera imbere ye kubera ko ntiyaherukaga kumbona nk'inzoga kubera ko azistarago turimo ndatuguramo nakambere ndakagotomeye gurugura ka kabiri ndakagotomeye guruguru ati mama niki wowe utinyuka mbaze sko urashaka kubaza skwiki ni naruhiye ubusa umwana arandeba ati mama ndumi wararira ubundi teta nanga yapfa kurira pe najya apfa kurira nka nyina niba atari uko atabonye ukuntu isi yagenze nyina ndamuganira ko nimba umushaka ubwo ndajya muri Nyabarongo nibutse ko ntari Kigali Nyabarongo nari buyijyemo ndajya ku Kibuye kugira ngo menye umwana uko ameze umwana sumwibutse kubera ko ari muri kaminuza oya ibyo bya kaminuza reka tubyihorere urabona ubuzima mbere nari mbayemo sibyo nari mbaye mu buzima bubi sibyo ubabizi ukuntu wanyirukanye mu rugo ukuntu byari bimeze none ubu ngubu nawe n'ubuzima bwiza sibyo none ndagarutse ufite amafaranga amafaranga yatunga umwana arahari ariko ntago ndi wamukire icyo gihe nta yarahari noneho wamukorera icyo gihe nta yarahari igihe utinyuka kugurisha inzu ukasiga uvuze ngo umwana wayimwanditseho nta mafaranga twari dufite icyo gihe umugore niwe wari uri imbere yego reka nemera iryo kosa ndaryemera sibyo naraguhemukiye pe ariko none ubu ngubu igihe kirageze kirageze kubera ko wamenye ko umwana agiye kurangiza kaminuza sibyo wamenye ko agiye mu wa kabiri kandi ari kwiga neza afite amanota abantu bamuhesheje diplome warabamenye kugira ngo dusire guringa tujye kugira ngo mve Kigali njye kubana nawe warabimenye abo ntago mbazi ntubazi nyine wari kubamenyera he abo ngabo bagomba kumenywa n'umwana sibyo abo ntago nshaka kubamenya ariko ingero icyo ese ubundi papa te vugisha ukuri bwira abakunzi bacu imbere ya kamera ubundi urashaka kumbaza njye umwana yarakumbajije ahubwo mbwira mu magambo make uragira ngo muzahurire he umuntu kuko nta makuru n'amakisi natuma muhura niyo wagira umuntu yemera ikosa arababarira sibyo bahura iki arababarirwa sibyo ubu urashaka imbabazi nyuma y'imyaka ingana gutya nta soni ufite kuba umwana ageze muri kaminuza nibwo uri kumwifuza rero none se ubu ngubu ubu ngubu uzishimira ko nzagenda nkagwa mu muhanda vuga ahantu uzaba uri wicaye muzane muhure utaranyeretse gushyingura se gushyingura ibiki gushyingura ibikira umwana we batanaherukana atanamubona sibyo uretse ko tutavuga gutya kuko ntarwaye ntagiye gupfa ariko nta cyacu rasa ku ntego uvuge numvise amakuru avuga ko wari unyeneye kumvugisha teta nta nubwo abizi nyeneye kukuvugisha njyewe ubutumwa bwanjye naburangije buretse kunshanisha nabwiye Keza ko umukobwa wawe ashaka kukubona ariko mu kubonana please Starago nagize nkajya kuba umuyede bakanyirukana baranyirukanye n'ubu nakazi mfite urumva nanjye kuva namenya ayo makuru ko araho ugeze ujya gushaka akazi k'ikiyede sibyo ubu se ko watumye mbyarana n'undi mugabo ko watumye mbyarana n'undi mugabo nkaba mfite umwana w'umuhungu ko wanze umwana nakubyariye uw'abandi wera wamurera njye mfite umwana urabizi ariko abana ni umugisha sibyo abana wanze kurera uwawe se urashaka kurera uw'abandi nabyayira sibyo abana ni umugisha sha papa kandi abana n'abana sibyo ubuzima nari ndimo ubu ntago ariko bukimeze sibyo papa imbere y'aba bantu imbere ya kamera njye nkubaza ikibazo ugisubiza ubu nsigaye mfite ubuzima nkubaza ikibazo ugisubiza imbere y'abakunzi bacu sibyo iyo wifata ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu umwaka ugashira nta nubwo ushobora wavuga ati abantu bafashe noneho igihe kirageze rero ubona umukobwa wawe kuko uruzi agiye kurangiza ishuri igihe cyo kirageze cyo kumenya umwana uko ameze sibyo waranyandagaje ntacyo utankoreye pe ntago nigeze nkwandagaza wowe waranyandagaje ntacyo utankoreye gusa n'ubu
ndashima imana yo mu ijuru itumye ngihumeka. ariko ndemera ko nagukoreye amakosa ndabyemera kandi anabisabira imbabazi sibyo None urashaka rero Kibona isamba, urashaka umwana. ni ukuri pe Njye rero kankubwira ubutumwa bwanjye mfite bwawe ndetse bwihariye. Umukobwa wawe yambwiye ko gushaka mukabonana, bari baramubwiye ko wongeye kurwara, ansabye ko mubonana, mubwira ko jyewe mugomba gushaka ahandi hantu mugasuzanyiriza ku muhanda ndi kure yanyu kuko ibyanyu ntabwo sinshaka no kukubona gusekera cyangwa wowe umusekera. ewa uje nakiriwe na malaria ameze nabi nenda gupfa kabisa muzabona gutya mbese umwana njye mbana nande nyine kumenyana nyine muzaguma gutya nta wowe sibyo wowe mbabarira uzanyereka umwana sibyo aho Karongi mwagiye si imazi ko sinabimenye se ko waje gukwirwa uzenguruka wagiye mu kigo ngo urashaka teta muri university haba ba teta benshi haba ba queen benshi. Teta se wowe wajyaga mu kigo kumubaririza teta niwe witwa teta wenyine. Wese arishimye ibintu wadukoreye kukumva nta soni ufite kugira ngo mve i Kigali nkurikire umwana nje ibaze ke sinje inshuro nyinshi ibaze umwana yakabaye abana n'abandi bana b'abakobwa nuvuga ngo ariko hari ibyo atinya gukora kujya kwenjoyinga n'abandi bana hati ningenda mama arabibona ate ndabeshya mama arabibona ate ningenda urumva sigaye mbana nawe kandi umwana uri muri kaminuza abashaka kwisanzura ubwisanzure yatinyuka se kugenda mari usaba imbabazi sibyo wozamuze n'umwana ntugira nimero ye ariko sinayiguhaye sibyo nimero ye ugira uyimajije iki WhatsApp ye kuyifite ko mwandikira ntansubize agusubiriza iki se hagusubiza kubera iki kitagusubise kandi wumva nawe gushaka mama ashaka ko yamubwiye ntazamusubize uretse mama we se we nta bwenge yari afite cyakora sinzi wamuhumuye amaso nawe herega yatangiye kukumbaza niba ari n'ibirozi wagiye gucirira kugira ngo umuruturire umwana papa tendekera umwana tugume mu mahoro yacu twenyine ntabwo turoga ngo yaroga umwana we mbwira uko muzahura ibindi birorere iminota ni na myinshi mbwira uko umwana wawe muzahura gute nakubwiye ko yakumbajije yamenye ko wari umaze igihe urwaye kandi abantu bize ntago ari injiji yambwiye ngo arashaka kugusuhuza ngo akubone ugomba kumubwira uko twazahura ngiye mubwiye ati n'ejo duhure ntago byashoboka urashaka ko muhurira he nzamuhamagara ze muhurire mu kabari nk'ahano oya kuko iwanjye aho mbaho ntiwahagera papa te niyo warara ugenda ni iki bajya bavuga imisozi bajya bavuga ngo ibirunga birakunduka ntabwo nahuza nawe n'umwana wanjye ahantu mba sinkeneye ko nahamenya none se uri umugore wanjye ubushize mu mezi yashize waradurutuye mu kabari nta n'isoni tugena na fanta utuguriye n'itike yanzanyira kunanira kuyima keza bari unegera rega cyagiye nari urashaka se kongera kudukina ku mubyimba ubuzima bwiza basi ubu ngubu uko byari bimeze mbere ntabwo ariko bimeze rwose sibyo ndabibwirwa n'iki sera niba atari ko bimeze ikimenyetso ni iki ndungurira akantu nona ubu mbere sindi bukugore papa te nsigaye nk'inzoga kubera wowe sindi bwishushanya mw'abantu sindi bwishushanya imbere ya kamera papa te twabanye na nk'inzoga mu nyumve neza papa te ngurira agapeti mitsingi nsigaye ndi umunywe bakame kamwe nigashaka kabe kamwe sinywa tubiri kagura inote y'igihumbi bakame ubwo urumva waba ugiye ubwo imbabazi zaba zigiye guturuka ku nzoga ubu se njye wakigurira none se kakagusabye ko nkagusabye none se ndabwirwa n'iki ko wahindutse turajya mu rugo tunywa icyayi ntabwo baruma nta peti mitsingi mugira ngo uyime muyinyakire njye reka nyigurire reka jya nyigurire watumye menya ubwenge wampumuye amaso papa teta watumye mumuka warampumishije none ubu narahumuye umuntu ukora hano nanzane peti mitsingi ikonje
ntabwo nyiri umurokore ugira ngo utagira ngo ndakwihisha nk'uko wowe wanyihishemo. Bakunzi banjye reka nkanywe nutayabona arabura inote y'igihumbi wa wundi wa mbere narize sinywa tubiri ndanywa kamwe si ubuzima ndanywa kamwe ubuzima buraguye ndanywa ke natakishyura nawe waba ukabije ubwo se uri gusaba imba bakazana sinywa runini ndanywa agapeti nutakishyura papate ubireke ahangaha nawe ntadusebye ubireke na Keza yarankurikiranye kuva mu bukene bwanjye kuva igihe amafuti yose nagiye nkora. Keza namusabaga imbabazi nkamubwira icyatumye nyakora nutakishyura ukareke ni inote y'igihumbi nukuri kw'Imana mbirahira imbere ya kamera nutakishyura no muri commentaire nabo batubwire uraba wabuze peti mitsingi y'igihumbi se ngewe utangiye kumbwira ngo nsubirane nawe nkanda sigaye nk'inzoga naye nakubwiye ntago mwatse amarura sinkwatse kevati sinkwatse n'ibindi bintu byinshi ari inzoga nshaka nari kukwaka amarura nari kukwaka vendi nari kukwaka veuje n'izindi na za King Fish sheri ke mwatse inzoga iciriritse ndabeshya umva bayize nubura igihumbi rwose man sindi umukene cyane nubura igihumbi cyangwa bibiri sinciriritse cyane ndayiyishyurira kugira ngo nkwereke ko izo mbabazi zawe nanizo nyene sheri tambuka nzanire asone watumye menya kunywa inzoga ntabwo wari waranwa sinatangiranye nawe nanywa inzoga ndi umunyeshuri sinatangiranye nawe ndi umunyeshuri nanywa inzoga ujya kugurisha inzu ntabwo nigaga sinigaga wowe watumye mpumuka amaso